Ijambo ry'umunsi. Ibintu wakora mu kugaragariza uwo mwashakanye yuko umukunda nyabyo, agace ka kabiri igice cya 4. Niba ugomba gutanga impano, ni ngombwa kwiga kure kuri faranga. Buri wese afite uko abona agaciro k'amafaranga kandi akagira amarangamutima atandukanye ku bijyanye no gukoresha amafaranga. Bamwe bakunda kuyazigama kurusha abandi kandi bagakoresha ubwenge mu kuyakoresha. Niba uri umuntu ukunda kure kuri faranga, nta kibazo uzagira mu kugura uwo mwashakanye impano. Niba uri wa wundi uzigama bikabije, bizakubera ikibazo kuko utaba uri kugura ikintu cyawe, ahubwo uzaba uri kugura ikintu cyo mwashakanye. Kugira ngo bibashire kuborohera mu buryo bw'amarangamutima, nakugira inama yo kubikora nkaho uri kuzigama kugira ngo wuzuze uwo mwashakanye amarangamutima y'urukundo, kandi ayo marangamutima y'urukundo niyuzura ko mwashakanye, nawe azagarura amarangamutima kuri wowe, arusheho kukwereka imibanire myiza ndetse no kukwitaho. Mu gihe mwese ayo marangamutima y'urukundo rwanyahuye rero, gushyingiranwa kwanyu kuzagira agaciro mu buryo bwagutse. Kugurira impano uwo mwashakanye ni ukubitsa gufite akamaro cyane kurenza ibindi. Mu myaka yashize nigeze kwibeshya kuri uko kwizigama kubera umushinga nari mfite, kandi uwo mushinga wari ujyanye n'umurimo w'Imana, ariko kandi aho byangeze ntabwo nzi ko nabikubwira. Reka nkubwire rero mu buryo bwo kuzigama kwawe ntukibagirwe iyi ngingo. Ibi bikabizahagarika ibibazo byinshi mu muryango wawe. Kugira ngo bisobanukirwe neza, reka nifashishe ubuhamya bwa mwarimu wacu utwigisha muri Christian Counseling, aho uyu mwarimu yaduhaye inama ikomeye yigeze gukoresha y'abashakanye. Umugore n'umugabo bamusanze mu biro bye maze baganira nawe iki kiganiro. Umugore yaratangiye ati: umubano wacu wari warangiritse igihe kirekire ku buryo nifuje guta urugo maze ngatandukana n'umugabo wanjye. Nagerageje kugisha inama kuba nita inshuti zanjye ndetse no kuba nakwitaho umuryango wanjye babugufi, ariko hafi ya bose bambwiraga yuko ibyo bintu atari byo kwihanganirwa, ko ibyaba byiza ari uko natandukana n'umugabo wanjye, ndetse kandi ko nta n'ikibazo nazagira ko twari dufitanye n'umugabo abana batari bake, kandi ko leta izabaha imfashanyo zishoboka zose. Namaze igihe kirekire ninginga umugabo wanjye mubwira ko nkeneye urukundo rwe, I need his love, ariko ntabwo nabashije kubona igisubizo. Rero kubera gukunda abana banjye kandi no kuba numvaga ko abana banjye bagomba gukura, nanze kuba zahangayika bitewe no kutabana kw'ababyeyi bombi. Yego bashoboraga kubona ibyo bakeneye, ariko ku bijyanye na psychology umva yuko nta kabuza uburenganzira bwabo buzabubangamiwe. Numvaga yuko nawe naba ntandukaniye n'umugabo wanjye mu kutama uburenganzira bwanjye bwo gukundwa nawe. Kubera ibyo rero ndetse no kuva icyo gihe numvise nkomeza kwanga umugabo wanjye. Numvaga nta cyiza nabonye kiva ku mugabo wanjye na rimwe. Akora ibintu byakurikije inzira yabyo uko yabiteguye rwose. Wumva yuko nta muntu n'umwe ushobora guhagarika inzira ashatse yuko anyuzamo ibintu bye. Nagerageje kuba umugore mwiza igihe cyose kirekire, nkora ibintu byose byari byo byose nk'uko umugore mwiza akwiriye kubikora. Natunganyije amabanga y'abashakanye neza nk'uko numva yababyifuza, kandi akaba ari n'ingenzi kuri we, ariko rwose nta na kimwe byatanze. Nakomeje kubura urukundo kuri we. Igihe cyinshi rero nagerageje kumubwira uko nari merewe, yaransitse cyane akambwira ko mu miryango yose tuzi nta muryango n'umwe ufite icyerekezo cyiza kurusha uwacu. Yanyerekaga ibyo tumaze kugeraho ndetse n'ibyo tugiye kuzageraho bizatuma umuryango wacu ubaho nkaho yageze muri paradizo. Ntabwo yigeze anyumva, ahubwo yateshaga agaciro ibyo namubwiraga byose. Uyu mupasiteri yakomeje avuga buno buhamya, maze avuga yuko hari ukwezi kumwe uyu mugore yaje mu nyigisho uyu mupasiteri yari yakoresheje, ariko kandi avuga yuko ngo nubwo bayigiyemo batumvaga yuko hari ikintu cyashoboraga guhindura umugabo we, gusa kandi uyu mugore akaba yaringinze umugabo we kuzaza muri ayo mahugurwa. Uyu mugore akomeza avuga ati: nayo umenyesheje mbere ho amezi 2 mbere yuko ari amahugurwa atangira. Mu gihe rero abo nakwita inshuti zanjye ndetse n'abo umuryango wanjye bangiraga inama zo gutandukana nawe, kandi ko ntacyo nzabura ko n'umugabo bazajya bamuca amafaranga yo gufasha abana, kandi ko nyuma y'umwaka leta izajya amafaranga menshi y'abana. Ubwo nabikojeje ababyeyi banjye kandi mbereka yuko nzanabafasha, ariko bahise banyamaganira kure, banyita ko nabambaye umugore w'injiji wisenyera urugo. Bangiriye inama yo guhangana kandi ko nta mvura idahita, ko ahubwo nakomeza gusenga Imana. Kubera izo nama ababyeyi bampaye byatumye ngira akanyabugabo ko kumwinginga tukazajya muri ayo mahugurwa. Aya mahugurwa rero twaje kuyazamo maze turinda tuvamo nta kintu na kimwe havugiye, ariko ko namubonye nabonaga asa n'uwakunze amagambo yavugiwemo. Tugeze mu rugo rero nibwo yambwiye ijambo rimwe ko byari biri fani. Nta kintu nari neze kuri we, nta rindi jambo namusubije, rwose naramwihoreye. Ku munsi wakurikiyeho avuye mu kazi yageze mu rugo mu rurabo, ndamubaza nti warukuye he? Yansubije yuko yaruguze ku muntu uzigurisha ku muhanda. Nta kindi nakoze, nararwakiriye. Ubwo ariko ntabwo nari nzi aho marira yaturutse, nari ndi no kumubwira ko ari ibintu byiza akoze. Ku munsi wa kabiri nagiye kumva telefone iri gusona, nyifashe nsanga ni umpamagaye. Yambajije ku bijyanye no kugura pizza azana mu rugo ku igaburo rya nimugoroba.
namusubije nti icyo ni igitekerezo cyiza. Ubwo rero yazanye iyo pizza, tugira ibihe byiza uwo mugoroba hamwe n'abana bacu, dore ko banakundaga pizza cyane. Barangije bashimiye papa wabo, nanjye ndamuhobera kandi mubwira uburyo yanryoheye. Ku munsi wa gatatu yazaniye buri mwana iBox ya kandi, nanjye nzanira ikanzu nziza cyane. Ubwo rero nibwo natangiye gutekereza uburyo Satani yari yarateye umuryango wacu. Nabwo nigeze nibagirwa uburyo nari ngiye kwisenyera bikazashyira mu bibazo abana bacu, kuko numvaga yuko umugabo wanjye adashobora guhinduka. Ku munsi wa kane turangije igaburo rya nimugoroba, nagiye kubona mbona avanye carte postale mu mufuka w'ikoti. Iyi karita yari yanditseho ubutumwa bugira buti igihe cyose numva nashobora kugusobanura uburyo unsigaye ngukunda, ariko nizere yuko ifoto iri kuri iyi kadi ishobora kumfasha kugusobanurira uburyo nkwitayeho. Tugeze nabwo mu gitanda, nabwo arambwira ati ariko kuki tudashobora kujyana abana aho badufasha, maze muri iyi weekend tugasohokera ahantu hatuje tukaganira turi babiri. Ubwo rero twarabikoze, ariko kandi muri iyo weekend yose nari ndi kwibaza ibintu byinshi kubyerekeranye n'imbaraga z'Imana ziri gukoresha umugabo wanjye. Byarandenze n'amarira y'amarangamutima y'urukundo, maze ndamwegera kiri ukuboko kwanjye ku rutugu rwe, ndamubaza ni ushobora kumbwira uko byakugendekeye? Nabwo ndi kubyumva. Nyuma y'ibyo ngibyo byose rero uyu mugore yaje gutanga ubuhamya kwa mwarimu. Yaraje aravuga ati mwarimu ntunseke nyumva, uyu mugabo kuva twashyingiranwa sinigeze mbona ururabo rwe, ntabwo yari yarigeze amakarite yerekana urukundo, ntabwo yari yaransohokanye mu myaka 20 irenga. Yavugaga yuko byaba ari ukwaya amafaranga yewe n'abana be nuko, ariko mu cyumweru kimwe nabonye yuko Imana yahinduye imico ye ikanamwongerera urukundo mu muryango. Mwarimu yarahindukiye maze areba umugabo aramubaza ati nicyo wamubwiye ku munsi mwasohokanaga muri babiri? Yaramusubije ati namubwiye ko ndi mu mahugurwa waduhaye, ko nasobanukiye yuko amarangamutima y'urukundo ashimisha umugore ari ukumuha impano. Nahise niyemeza yuko nzajya muzanira impano buri munsi kugira ngo mufashe kwikuramo stress yagize mu myaka ishize. Namwijeje yuko ngiye kumufasha kubijyanye n'amarangamutima y'urukundo ajyanye no guhabwa impano. Umugore yahise avuga ati ariko my love, ntabwo wagombye kujya umpa impano buri munsi, wabikora byibura nka rimwe mu cyumweru. Pasite ubu sinamenye uko nabikubwira, nukuri yarahindutse, yabaye umugabo mushya, yabaye umuntu mwiza. Nushobora kumva ibyishimo n'umunezero dufite mu rugo rwacu. Abana bacu barimo kuduhamagara lovebirds, barishimye cyane. Uyu mugabo yaravuze ati umugore wanjye ibintu byose akora mbona ari byiza, azi guteka neza, azi guteka ibiryo biryoshye cyane, niwe muntu uzi guteka kuri nosi yose. Ndi umugabo w'umunyamahirwe kuba mfite uyu mugore. Nshuti muvandimwe wakurikiranye kino gice cya kane cy'inyigisho, ndumva narangiza nkugira inama zigera kuri 3. Iya mbere, ujye ugerageza guha mwashakanye impano byibura rimwe mu cyumweru. Iya kabiri, mu gihe wumvise mugenzi wawe wavuze ati iki kintu ndagikunda, ujye ushaka ahantu cyandika maze mu kumugurira impano aba ari cyo umugurira. Icya gatatu, ntugakore ikosa ryo kudaha mwashakanye impano igihe cyose afite umunsi mukuru ndetse n'abana banyu. Imana ibahe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Niba Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.